nanone inshuti bavandimwe, tubitayeho natwe tutisize. Reka tubashimire rero ukuntu mukurikirana ibi byigisho byo gutuma imibiri yacu ikomeza kugubwa neza, nubwo satani yayitera Uwiteka akadukiza muri byinshi, nubwo se kibi yaza mu buryo bwose azasange tumaze kugira ingabo zo gukingira umubiri. Kabone nubwo turi mu minsi ya nyuma, turusheho gukorera Uwiteka dufite imbaraga, dufite ubushake, ndetse dufite n'ubwenge bwo guhangana na sekibi. Reka rero tugiye kureba igifu. Ese igifu ni iki? Ntabwo turi buze kukivugaho byinshi kuko ni urugingo rugaragara muri iki gice cy'epfo, hariho hanaturiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, byaba ibyiza byaba ibidushiramo byose niho bituriza. Reka dushimire Uwiteka rero ko yaduhaye aka gafuka gatoya kanyuramo intungamubiri zose kugira ngo tunarusheho kugubwa neza ndetse no gushimira Uwiteka. Dusenge. Mubyeyi wacu, Data wa twese, turagushimye, tugushimira cyane uburyo waturemye, tugushimira ko buri rugingo waruhaye ubuhanga buhanitse bwo gutuma turushaho gusobanukirwa ko uriho kandi wahozeho kandi uzahora. Izina ryawe nirikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Kadusome isomo, tubanze isomo rimwe rivuga hano muri Zaburi igice cya 139, umurongo wa 12, ahavuga ngo n'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. 13, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranije mu nda ya mama. Uwiteka niwe wateranyije izi ngingo mubona, ndetse n'igifu niwe wagishize ahangaha, kuko nta handi kiba ku bantu bose, abera n'abirabura kiri hamwe. Uwiteka himbazwe cyane. Rero igifu rero tugishyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko iyo igifu kirifashwe nabi n'ubwonko, ubu igifu gikorana n'ubwonko cyane, ku buryo iyo gifashwe nabi n'ubwonko bitabugaragaza ibimenyetso, kandi ubwonko bugaragaje ibimenyetso ako kanya n'isura igomba kugaragaza icyo ubwonko buyibwiye cyangwa se buyeretse. Umubiri wacu rero ugiye ufatanya ku buryo kamwe kangiritse kagenda gahereza kandi amakuru. Niyo mpamvu uzarya ibiryo bishyushye, warya ibiryo bishyushye cyane, ukajya ukabona ubwonko bugahita butanga amakuru ngo mu gifu hagiyemo ibintu bishyushye cyane, ako kanya ukabona icyokere gihise kiza, ukabona icyuya kiraje. Ni umurongo, ni isheni. Niyo mpamvu uzarya ibiryo bikonje, ako kanya ubwonko bugahita buvuga buti mu gifu hagezemo ubwo ibintu bikonje, hanyuma ukajya kumva amara atangiye kujorora, atangiye kugonga, ukajya kumva ikibuno gitangiye kohereza imyuka ikarishe. Ibyo byose rero ni ikigaragaza ko igifu kirasuzugurika kubera ko kitagaragara. Hamwe tukagishyiramo ibyo tubonye igihe dushakiye, ibyo dushakiye, ariko iyo igifu kitarinzwe neza n'imico myinshi tugira ishingiye ku gifu. Uzabona umuntu afite imico mibi, uzamenya iki gifu gifata nabi. Ntuzabona umuntu afite imico myiza, kenshi muzanakurikirana, kenshi azaba afata igifu cye neza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntabwo rero turi kukimbikeho cyane, tuzakigarukaho, ntabwo birangiye, ahubwo tugiye kureba ese igifu cyangizwa n'iki, kivurwa giti? Cyangizwa n'iki, kivurwa giti? Igifu cyangizwa no kugishyiramo ibiryo byinshi, ni icya mbere. Igifu cyangizwa no kugishyiramo ibiryo biri kotsa. Cya kabiri, igifu cyangizwa no kugishyiramo ibiryo bikonje cyane. Igifu cyangizwa n'igihe umuntu ariye agahita ajya kuryama. Igifu cyangizwa n'igihe umuntu agera agishyiramo ibyo kurya buri kanya. Bivuze ngo igifu cyangirika iyo umuntu ariye agashyiramo ibyo kurya ntakishemo hagati y'amasaha 5 na 6. Icyo gihe iyo uriye ukongera ukarya amasaha 5 atageze, icyo gihe igifu kirangirika.
igifu cyangizwa no gushiramo ibizira. Abantu barya utubenzi, abantu barya inyama z'ingurube, abantu barya inyama z'imbati, z'inzoka n'ibiki, igifu kirangirika. Igifu cyangizwa n'ibintu byinshi, niyo mpamvu tugiye kureba ese igifu cyangiritse tukifasha gute. Iyo rero tugiye kureba urya ibyo kurya igifu bigeze igihe kikaba iyo kimaze kuzamo imyanda myinshi, hari igihe igifu uja kwituma ukabona witumye amaraso. Waje kuri wese ukituma ukabona witumye amaraso, bamwe bahita bavuga ngo ni uburozi, abandi bati ni imigereko, abandi bati baranyirengeje, abandi dufitanye ibibazo ati sinzana bakira ati nkaha kabo ngaka. Ariko hari n'igihe ari weho wacifatiye nabi, mu gihe uvuga abarozi ari we wagombye kuba ari weho nimero ya mbere wiroze, nubwo nta kanyabo bandi. Ariko reka turebe ari weho noneho wiroze. Nuja kubona ukabona ugiye ukabona wajya kuresa ukabona witumye amaraso, uzagenda ufata igi ry'inkoko y'inyarwanda igira izima, rangiza urimenere mu kantu, rangiza ushiremo ubuki ibiyiko 2, ubikorogane n'iryo gi, nurangiza ubigotomere. Nubona bikomeje nawe uzakomeze, kuko ntabwo bizaba bishaka igifu gusa, bizaba bigushaka wese. Nawe uzakomeze ubikore, ngejo wongere ufate iryo gi nanone, wongere ushiremo ibiyiko 2 by'ubuki, wongere unywe. Nucika intege byo bizaguca intege, byo bizaguca intege, kandi nibirangiza guca intege bizaguca n'umutwe upfa. Bivuze ngo rero nuja kwituma ukabona uri kwituma amaraso, fata igi ry'inyarwanda rimene, shiramo ubuki ibiyiko 2, koroga, gotomera. Nubona byanze ubwo uzamenye ko ari ibindi. Shobora no kuba ari amibe yakurenze, nayo tuzayigeraho. Nubona byanze uzahita ushakira kuri amibe, nubona byanze tuzagenda turabireba. Icya kabiri cyadufasha gukiza igifu, uzafate ifu y'amakara, ibiyiko 3, cyangwa se niba uyafite menshi ushiremo ibiyiko 4 na 5, 5 aba ari byo bizaba byinshi. Ushiremo ikiyiko kimwe cy'umunyu w'urugera, fata amazi uzuza ikirahuri, shiramo ibiyiko 3, niba ufite iyo fu ushiremo 4 cyangwa se 5, ushiremo ikiyiko kimwe mu kirahuri, ikiyiko kimwe cy'umunyu. Niba ubishaka ubishoboye ufite n'ubwo bushobozi byaba byiza n'akarusho, ushiremo ikiyiko kimwe cya elayo, amavuta ya elayo. Nurangiza usirite cyangwa se uje urasiga mu kameme. Binabaye byiza ntacyo bigutwaye, wasiga inda yose. Iminota 30. Ibyo bintu bimaraho iminota 30. Ibyo bintu bikora iminsi 10. Igifu kirakira. Dusubiremo. Amakara ibiyiko 3, 4, 5, hitemo urugero ushaka. Ifu y'amakara, shiramo ikiyiko kimwe cy'umunyu, shiramo ikiyiko kimwe cya elayo, korogera hamwe, siga inda yose iminota 30. Uzabikore iminsi 10. Icyo gihe niba ari igifu kitari njyana umuntu we azagisiga, hari njyana muntu kiramutwara.
ariko atari injyana muntu, umuntu akagisiga, uyu muti uramukiza. Undi muti ukiza igifu, hano ari wo wa nyuma, oza neza ikirayi, nurangiza kucyoza neza ukirape. Niba udafite rape, reba isekuru isanzwe udusekuriramo isombe, isekuriramo isombe, nurangiza ufate icyo kirayi ugishyire mu sekuro ugisekure. Gikuremo gishire mu tasi. Nyuma y'amasaha 8 ufite kapusine, wafata amababi nkangahe, nka 3, ukayasekurana n'icyo kirayi, kamurira mu kirahuri kimwe cy'amazi, nubona igifu cyawe kirenge, nurangiza gukamura, yungurura. Bikore buri gitondo, rimwe mu gitondo, rimwe nimugoroba. Niba igifu nubikora iminsi 3 ukabona ntabwo cyakiza, icyo gifu uzashakira ahandi, gishobora kuba ari injyana muntu. Niba atari injyana muntu, kizagukiza, uyu muti uzagukiza. Reka tuwusubiremo dusoza. Igifu, oza ikirayi, kirape cyangwa se ugisekure. Bibaye byiza unagisekurana n'amababi 3 ya kapusine, cyangwa ukasekurira uruhande, ukazabikamurira hamwe, cyangwa se ukazabiyungururira hamwe. Ubwo numara iminsi 3 uri kunywaho mu gito, ubwo uzakora ikirahuri kimwe. Icyo kirayi wakamuye n'uwo mutobe wa kapusine uzabishira hamwe. Numara iminsi 3 uri kunywa mu gitondo, saa sita, nimugoroba, cyangwa se mu gitondo na nimugoroba, ntacyo bitwaye. Ukabona umaze iminsi 3 udakize, uzavuge ngo wabona uri injyana muntu, wa ndwara y'igifu, reka nshakishirize ahandi. Uwiteka akomeze kutugirira neza, Uwiteka akomeze kutwitaho, Uwiteka akomeze kutuba bugufi, Uwiteka akomeze kuturindira amagara, Uwiteka akomeze kubarinda nk'uko natwe twifuza ko aturinda, mu izina rya Yesu. Dusenge. Mubyeyi wacu, data wa twese, turagushimye. Tumaze kubona yuko ari weho wateranije izi ngingo zacu, muri izo ngingo harimo n'igifu. Ndakwinginze ngo byiringiro bizima uko wagishize mu mibereho yacu, ukaba umaze kutubwira uburyo twanakibungabunga, ukomeze kutwizeza yuko ari weho mukiza wacu, mu izina rya Yesu. Amen.